Tonda wanjye dore sasa ayondima yego ko data kwese uri mwijuru nzi ko Yesu Kristo umwana w'Imana wenyine ari we witangiye abantu kumbe mwisi haracyari abantu bitangira abandi ubu nari kandi kigabo cyanjye kigiye gupfa none muramwitangira yashize none yego aya mandazi muriye yararoze satani aya mandazi uriye yararoze hajya baba bari yangahe yazanye n'umutima wawukiriyeho bawushyizeho cyasashyizeho ntabwo ruraza urimo satani tugiye kuruhuka uyu munsi n'ibyo byose ndabizi rugira inda rwirwa ruryajyana inzigi ntabwo rwayareka yatereka hariya twiririshe nkawe tutabizi ntarapfa nabi we bashyizeho umwinshi yapfaga neza ngo bihindure ikintu nase si ukubukimwe gipfe cyangwa uracyamukeneye ariko gipfe rero nk'ubu ngubu ntabwo kiragenda kikanywa inzoga nikizane n'intu nta nubwo gishobora no kutugurira nayo mandazi ariko natwe turayakiguriye ariyo yanjye ibintu birakomeye umuhungu wanjye kabisa uyu munsi unyeretse kabisa kuri wanjye reka tukere tugire vuba tarata satani izi sani bwa tatu sinda yacu kinaniye muratse nta namwiriwe kiri buvuge kitaramara kurya ni kizi ngo nayi nayane cyayavuze ko kiraza cyane ahubwo se turaba turi hehe twigire mu nzu nize ko nta mwiriwe cyaduha kitaramara kurya ibintu ko byo bitaye hanze kibisanga mu nzu kikabona kuvuga Vareka mubwira ureka kugenda nyikoreshwa ubundi ndabizi ko akazi ari nge bari boga mubwira ni nge umenyera akazi ko mu rugo nge karyaru akazi ni nge ugafite hano muri iki gipangu nge bantumyeho bambwira ngo nzaze gusaba akazi uko gukora amasuku kandi ni nge bagomba kugaha nge umva barampamagaye barambwira niba warize kurya umva warize guteka ibintu byo kurya nk'ibyo ngibyo kunywa igikoma ki ibyo ngibyo barabimbwiye no mpamvu ni ikigoryi igikoma unywa kijya mu mutwe kujya muri satani vareka mubwira akagabo twubahane kubera ko akazi ugiye kukamarira ugataha ninde utaha wowe urimo satani karakara barakubeye akazi nakanje nimibana ngo zanye amasana 3 ku munsi ako biratangiye nje kukuba urabona inzara mfite nje navanga n'akazi mfite hanyuma amafaranga ya mituweli nayakura he udatanze mituweli sinago wabaho hanyuma wabaho gute hanyuma ajya ko nayo mfite ahubwo ngomba kugufatanya kujyana winakomeza no kuntubanga satani ubundi se sida warugiye kunyanduza wavu umugabo twagiye twari tugenda ari kumenye ngo umfunge nk'umuntu shende gikubitazi sha Idris tonda wanjye dore sasa ayondima yego ko data kwese uri mwijuru nzi ko Yesu Kristo umwana w'Imana wenyine ari we witangiye abantu kumbe mwisi haracyari abantu bitangira abandi ubu nari kandi kigabo cyanjye kigiye gupfa none muramwitangira yashize none yego aya mandazi muriye yararoze satani aya mandazi uriye yararoze hajya baba bari yangahe iratangiye satani kuki wifata ukarya amandazi ubizi neza karoze hanyuma se wayacishaga mu mwobo hanyuma wowe yapfaga wenda ikibazo umuntu yagira nuko umuntu yabura aho gutaba kubera ko seruhugu wowe bareka mubwire niwe ugiye gupfa utanduranije reka kunyiyenzaho akagabo hanyuma se wa mugani ko twaturoze nta kuntu twasabana imbabazi ibyo twakoraniye okay nta reka dusabana imbabazi ntari kajya rugo rero urambabarira dore ejo bundi nakwibye ikariso y'umugore wawe urabona narayitwaye nuko urabona gwanjye ntayafite ukumva ikindi urabona ya telefone iruka kura ninjye wari wayitwaye urabona na amafaranga wari wakuriye kuri wa muzungu hara hejuru nayo ninjye wayatwaye urabona rwose ndagusaba imbabazi umbabarire urabona na kakamoto kawe uheruka kuburira hariya hano mu mujyi Kigali ninjye wari wagatwaye ndagusaba imbabazi umbabarire urimo satani wese kuceceka nagusaba nyine ngenda gusaba imbabazi n'Imana imbabarire ku mugore wawe nariya kinyuma
reka mbwira ngenda nkugenda Mushenzi we ko babitwi abana b'abantu tayari kirapfuye gipfanye umwana umva mupfe mwenyine reka njye nigende urimo satani ngende mbere na mbere ndabaza buri gihe birazwi neza ko ngewe ntashye bagomba gusanga amandazi ane ari hano ku isahani ndagira ngo umusobanurire ari hehe uze gahinda mfite ntabona ko usanze nta mandazi ari hano